Nongeye kubaha ikaze hano ku Museke Magic TV. Nk'uko mubimenyereye murasuzwa n'umuhungu wanyu Cassien. Uyu munsi rero nkaba nabateguriye ibintu 13 ugomba kugira ibanga wowe ubwawe ukabyimenyera. Nubwo tugira inshuti ariko ntabwo ari byiza ko buri gihe tuvuga ibyo tubonye. Hari abo tugomba kubitsa amabanga, hakaba n'abo tutagomba kuyabitsa, hakaba n'ibyo tugomba kwimenyera twebwe ubwacu. Niyo mpamvu rero naguteguriye ibintu 13 ugomba kwimenyera ubwawe cyangwa se ukabibitsa umuryango wawe bitagomba kumenwa na buri wese. Mbahaye ikaze ku Museke Magic TV. Ikintu cya mbere ugomba kugira ibanga rero ni imitungo yawe. Imitungo yawe ntabwo ari iguhesha agaciro mu bantu, ahubwo agaciro ugaheshwa n'ibyo ukora n'uburyo ugaragara mu bantu. Wiyumvamo rero ubushobozi buke bwo kuba kugira ngo uhabwe agaciro mu bandi, wagahabwa n'imitungo utunze. Icya kabiri ugomba kwimenyera ubwawe ukakigira ibanga mu bukene ufite. Ntabwo ari byiza kugenda buri muntu wese umubwira ubukene ufite, kubera ko abantu kenshi iyo ufite baraza, waba udafite nabwo bakigendera. Mu gihe rero wakennye hari benshi ushobora gutakaza kubera yuko ufite ubukene. Ntabwo ari byiza rero kwimena indegera ubwira abantu bose ko ufite ubukene cyangwa ngo ugende ubaguzaguza. Ikindi kintu utagomba gushyira ku karubanda ni imyizerere n'amahame yawe. Imyizerere yacu ndetse n'amahame yacu ibitandukanye n'iya buri muntu wese. Ntawamenya hari igihe uri kubwira imyizerere n'amahame yawe, ibyo bintu uri kumubwira wizera kandi batabyizera bikaba byatuma uhomba inshuti. Iki kintu nacyo ni ingenzi, ntabwo ari ngombwa kugenda ubwira buri wese imyizerere n'amahame yawe, kuko hari inshuti nyinshi ushobora gutakariza muri uku kugenda wishyira hanze. Ikindi kintu cy'ingenzi twagira ibanga mu buzima bwacu ni umushahara duhembwa. Abantu benshi hano hanze usanga arimo aragenda yirata ngo mpembwe 500, mpembwe 800, ariko burya ntabwo ari byiza kugenda uvuga umushahara uhembwa, kuko hariho igihe wa muntu uba ubwira amafaranga uhembwa bafite ibibazo by'amafaranga kandi akubwiye ngo umuguzi utamuguze, bikaba byatuma rero abantu bakubona nabi. Ikindi kintu cy'ingenzi twagira ibanga mu buzima bwacu ni intege nke zawe. Abantu benshi hano hanze bakeneye gukoresha intege nke zawe, aho uguye bo akaba ariho bagomba guhita batangirira kugira ngo babashe kugutsinda. Ntabwo ari byiza rero kugenda uvuga intege nke ufite, ahubwo ibyiza ni ukwiga kuri izo ntege nke wowe ufite, ugashaka ubundi buryo ki wazikosoramo. Hari benshi biteguye kukurwanya bashingiye kuri izo ntege nke ufite, ariko ni bake biteguye kugushyigikira muri izo ntege nke ufite bakaba bagufasha. Ikindi kintu cy'ingenzi tugomba kugira ibanga ni ibibazo byo mu muryango. Ibibazo byo mu muryango ntabwo ari ibintu byo ugomba gushyira ku karubanda, kuko buriya ngo nta muryango utajya ugira ibibazo. Abanyarwanda nibo bavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi. Buriya hari impamvu baba babivuga. Niba nta muryango utagira ikigoryi kandi mu miryango yose ureba ukaba ubona abantu bose nta n'umwe wakeka muri uwo muryango ko ari ikigoryi, ariko bo ubwabo baba bamwizeye. Ntabwo ari ngombwa rero kuba wagize ikibazo mu muryango ngo uhite ugishyira ku karubanda. Ikibazo cy'umuryango ni ikintu mwigira hamwe mukagishakira umuti w'igisubizo. Ikindi kintu cy'ingenzi twagomba kugira ibanga ni amateka yawe mu bijyanye n'urukundo. Ntabwo ari byiza kugenda ubwira buri wese amateka wagiranye n'umukunzi wawe, kubera yuko akenshi usanga ibyo bintu urimo uragenda ubwira abantu akenshi biba ari ukwimena inda. Ni byiza kubivugaho kuko bikugarura mu gihe cyashize, ariko ntabwo ari byiza kugenda uvuga buri kimwe cyose guhera ku mubare wa mbere kugera ku mubare uhera ngo ugende ubabwira buri kimwe cyose. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga ni intego zawe z'ahazaza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko mu gihe cyose uvuze intego zawe z'ahazaza abenshi batabasha kubigeraho. Ntabwo ari byiza rero kugenda uvuga intego zawe z'ahazaza, kuko iyo ubivuze bigufasha kuba utabigeraho kandi
ugasanga nyuma barimo baragenda baguseka bavuga ngo ese uriya muntu ko yari yavuze ngo azakora ibi n'ibi n'ibi, ko mbona atarimo kubikora bimeze bite? Ibi rero ntabwo ari byiza kugenda uvuga intego zawe z'ahazaza, ahubwo ni ukubanza ugaceceka ukazazibereka wazigezeho. Ikindi kintu ugomba kugira ibanga, kugenda uvuga abanzi bawe. Ntawamenya uwo urimo uraganirira abanzi bawe, wasanga nawe ari inshuti ye cyangwa se nawe ugasanga ari umwanzi wawe. Ntawe umenya umukunda n'umwanga, rero ntabwo ari byiza kugenda uvuga abanzi bawe. Ni byiza ni ukubimenyera wowe ubwawe, kuko hari uwavuze ngo umuntu naguhisha akakwanga nawe ujye umuhisha kubizi. Iki rero ntabwo ari ngombwa nacyo kugenda uvuga abanzi bawe ubashyira ku karubanda. Ikindi kintu cy'ingenzi wagira ibanga ni ineza wagiriye abandi. Ntabwo ari byiza kugenda ugaragaza ineza wagiriye abandi, kuko hari benshi bakubona ko uri gushakira ubutwari mu byo wagiriye neza abantu. Ikindi kintu cy'ingenzi wagira ibanga ni amabanga ubikiye abandi. Ni byiza ko umuntu agira inshuti kandi akayibitsa amabanga, gusa si byiza ko amabanga bakubikije nawe uhita utangira kugenda uyasakaza. Icyo gihe abantu bahita bagufata nk'injajwa, bikaba ngombwa ko wanahatakariza agaciro kawe. Ikindi kintu cy'ingenzi wagira ibanga ni ibibazo by'umubiri wawe. Muganga atubikira ibanga, nta mpamvu rero yo kuba ibanga muganga yakubikiye wowe ubwawe unanirwa kuryibikira. Tugomba kwibikira amabanga yacu mu bijyanye n'umubiri wacu. Irindi banga utagomba gushyira ku karubanda ni ubutwari bwawe. Ntabwo ari byiza kugenda wivuga ubutwari, kuko abantu benshi bagufata nk'aho uri kwirata. Ahubwo wowe kora, ibikorwa byawe nibyo bizagaragaza ubutwari bwawe, ari bwo ubwibonera, ubundi bavuga ngo runaka ni intwari. Nkushimira yuko uba wabanye natwe hano ku Museke Magic TV. Ibihe byiza.